nishimiye kuzakubona Yesu ubwo uzaba ugarutse kujyana ubwo uzaba ugeze ku bicu nanjye mite musanganira nishimiye byajyaga binezeza ibyajyaga binezeza hoye njye sinyibishaka umutima mushya ukora ibyo ushakayo iri byaha bishire ibyo unyuramo biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho yamise umukunda bivuge ushaka kumvirimbamo nabimubwirira nyuma ya kabiri nabimubwira inyuma ya wabibuza abantu bose babyumva ubwo se ngenda bakunda Samora ashaka kunyica abagospel time bose ndabakunda ariko turamukunda arabizi ntabwo ari ibanga ya turagukunda vuga ngo ndagukunda turamukunda Shalom shalom, reka nizere ko mumeze neza buri wese ahari yumve mikaze nk'ibisanzwe. It's time of gospel room time. Gospel long time time yeah. Uyu munsi rero it's amazing, ntabwo ari ibisanzwe. Umumenyereye njye na Amini n'ubundi cyangwa Nazarias, but today turi kumwe n'urubavu yeah, today we have someone who is beautiful and muri byose tu ni umukobwa mwiza uririmba neza hajya ibindi n'ibikira mwiza imbere n'inyuma abanza ukamenshi n'imyuka mbere warahabonye nta kibazo pe n'umwana mwiza imyaka ukoze rata yeah, what I know nuko ari mwiza inyuma niho nabonye ariko buriya n'imbere I think kari mwiza. Yitwa Lucy Ishimwe. ishimwe ishimwe Kamere subiramo twumve. Ye nize mu kigo cyitiranwa n'umurenge Zero tuvuga Lucy nyine Lucy na Naomi ishimwe izina ryanjye riri mu cyongereza reka abantu benshi bakunda kuvuga iyo mvuze Lucy bahita bandika Lucy yo mu gifaransa kandi njyewe nitwa Ruth Ishimwe. Okay. Subizi ko bajya banyita Ishimwe abantu bamwe na bamwe. So I have my name here. Okay. Ye nta muntu twitirana icyo kintu kijya nibagiye kubabwira njye muntu utagira umuntu twitirana nta muntu muri comment twitiranwa ko Nawe. Mvuga amazina yawe yombi tuyibuke. Sibyo. Akora hari umupastor n'umubwiriza butumwa nzi mwitirano. Yitwa Yamini. Yitwa Irabizi Samuel. Irabizi Irabizi ni benshi cyane. Okay. Yitwa Yamini. Okay. Gusa ni izina ryiza ndarikunda biva ku nshiko Amini mu Giswahili. Urumva ko Bishatse kuvuga iki mu Kinyarwanda? Kwizera cyangwa kwemera. Okay. Izina ni Yamini. Inshinga ni kwa Amini. Abaswahili urumva ko duhari. So today rero Lucy turi kumwe. Today yabaye mu gospel room time member. Tumushimusi. Uyu munsi tugiye kuririmba koko. Nako bagiye kuririmba. Agiye kuririmba uyu mushyitsi koko. Tugiye kuririmba. Yeah, tugiye kuririmba nabyita gute se ni intangiriro yo kwishima. Narababwiye ukigera hano kuri gospel room time uba uhuye n'umugisha. Hari ukuntu uba warabuze umugisha wawe, warabuze ahantu ujya ngo wishime unezerwe. Nujya uza hano bakiguha channel yacu ukayibona muri screen, ntugascrolling, ujye uhita ukandaho turebe kandi making sure ko ukora subscribe na comment nta kibazo. Hari abantu tujya tuganira muri comment
sinzi nimba urabibonye cyane ndabibona. hari abantu tuba tudaherukana twariganye kera noneho ngo kera ye nkaho nize kera byoroshye ariko ngewe icyo ndashima Imana ukivuga na komenti cyiza nuko turi kwakira komenti ziri positive ahanini ntabwo ari 100% ariko uko biri inziza nizo nyinshi nziza nizo ziri positive. nkunda buri umurimo w'Imana ahanini iyo turi gukorera ab'isi bakubwira nabi washoyemo nabi ukababara ariko kuko tuzi ko ingorano zacu nyine atari hano mu isi niyo murakubwiye nabi ngiye kuvuga ijambo ritari ryiza uremera ukihangana kabisa ariko nukuri turabashimiye kuko mudukurikira twakiriye Rusi rero Rusi ntabwo wisanga ahubwo uradusanga uradusanga uri hagati ntabwo ari ibisambo bibiri ubu ntitwamuririmbira arakarimo twanya turi turabakiriye bashyitsi turabakiriye Imana n'umwana n'umwuka wera babahobere ngende kumva turakwakiriye bashyitsi turakwakiriye Imana n'umwana n'umwuka wera baguhobere. ntabwo nakibukaga ariko indirimbo za kera uzibuka umva ngenda nazikunda kamembe ndi gushaka twakira Rusi twiririmbire noneho ndagenda ndavuga ngo Rusi nta kibazo nta kibazo rwose yose nayanjye tumwakira ndashaka twiririmbire gutya ngo umukiza yenda serutse misemo kugukorera n'umwete ndaje numviye rya jwi ryawe rihora rimpamagara ngo nemere ngukorere mukiza yenda serutse misemo kugukorera n'umwete ndaje numvire rya jwi ryawe rihora rimpamagara ngo nemere ngukorere mukiza yenda serutse misemo kugukorera n'umwete ndaje numviye rya jwi ryawe rihora rimpamagara ngo nemere ngukorere dusubiremo mukiza yenda serutse misemo kugukorera n'umwete ndaje numviye rya jwi ryawe rihora rimpamagara ngo nemere ngukorere mukiza yenda serutse misemo kugukorera n'umwete ndaje numvire rya jwi ryawe rihora rimpamagara ngo nemere ngukorere kuko nzi rwose ko unjyana ari heza ndi imbere yawe ndumva amahoro menshi nta
ndabyemeye yego ndabyemeye namaramashe kugukorera mwami ndabyemeye mwami ndabyemeye namaramashe kugukorera namaramashe kugukorera Mukiza Yesu waramanwa nijoro ngere mu mutima mbashe guhembuka mwami Yesu ntegeke untware Mukiza Yesu untwara amanywa nijoro ngere mu mutima mbashe guhembuka mwami Yesu ntegeke barudutware untware Mukiza Yesu baramanywa nijoro Mana we ungere mu mutima mbashe guhembuka mwami Yesu ntegeke ibyajyaga binezeza oya njye sinkibishaka oya njye sinkibishaka umutima mushaka umutima musha uri dushakayo Mana we irigabishire baririmba byajyaga binezeza ibyajyaga binezeza oya njye sinkibishaka umutima umutima musha ukora ibyo ushakayo ibyaha bishire ibyajyaga binezeza ibyajyaga binezeza oya njye sinkibishaka wongera umutima musha umutima musha ukora ibyo ushakayo gira ibyaha bishire untware untware Mukiza Yesu untwara amanywa nijoro ngere mu mutima mbashe guhembukayo mwami Yesu
ijoro ngere mu mutima mbashe guhembuka mwami Yesu negeke itajyaga binezeza oya njye sinkibishaka umutima musha kora ibyo ushakayo ibyabishira baba ruririmba ako kantu byajyaga binezeza itajyaga binezeza oya njye sinkibishaka umutima musha ukora ibyo ushakayo nyiri ibyaha bishire haleluya nyiri ibyaha bishire ndaruhutse warurushye uvuye ahantu heza ndaruhutse si bijya bibaho ukaririmba ukumva uri ahantu hadasanzwe ukumva amadeni yagiye kandi ufite nk'ideni ryakuzengereje bijya bibaho cyane ingenge ibyo bintu bigira abagira amadeni ahubwo nzabaza abantu bafite amafaranga tekereza ko bafite nk'ideni rya tenike nk'abane naririmba nkaruhuka nk'umuntu ufite nka miliyoni zingahe nawe aririmba akumva umutima wararuhutse cyane rwose kuririmba biraruhura ntekereza biri mu bintu byiza kabisa biruhura abantu njyewe ndirimba umutwe uri kundya ugakira ariko kubera kujyamo neza ubwo kuririmba bikubera penikira kuririmba ni peyinikira penikira ariko nibyo cyane bibaho kuko cyane kabisa. hari indirimbo ijya ivuga ngo n'umugisha ukomeye kumenya Yesu n'umugisha ukomeye kumenya Yesu n'umugisha n'umugisha ukomeye kumenya Yesu n'umugisha n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Yeah, nyine bihita biba umugisha like iyo umenye Yesu biguhindura umugisha tu like no ejo hari umuntu twari turimo tugana ndi kumubwira ko nta muntu ukererwa kubona umugisha mu kubona umugisha we like umuntu ngakubwira ngo watinze kurangiza kwiga watinze kubona umugabo umugisha nta muntu ukererwa nyine kugeraho tu iyo umugisha ari wawe nta gihe runaka cyo kuwugeraho cyagena igihe ugereyeho nicyo gihe kiba ari icyanyacyo nta muntu ukererwa kugera ku mugisha we rero noneho kugira Yesu rero ni umugisha ukomeye tu abantu badashobora kumva Yesu mu bintu hari indirimbo ya Shalom ivuga ngo Yesu mu bimwuzuye rimwe amahoro rimwe ubugingo buhoraho yaranyuzuje urumva sinivuga ngo yamaye ibimwuzuye yamaye ibimwuzuye yamaye ibimwuzuye yamaye ibimwuzuye
hari aho bagera no bakaririmba ndabwira abanzi ku mateka yanjye kera nahuye na Yesu aramfata yigaruriye umutima wanjye wose nahuye na Yesu aramfata. hano bazi kwandika kweli urumva nyine ibimwuzuye ndikumva tutayirangije afatira tuyiririmbire muri ra afatira bariho tuyiririmbira ndirimbe muri ra kuko ndikumva nyine tutayirangije. aya ni nziza ko nziza iteye ubwoba yamaye ibimuzuye yamaye ibimuzuye yamaye ibimuzuye yamaye ibimuzuye yamaye yamaye ibimuzuye yamaye ibimuzuye Yesu niwe wenyine yamaye ibimuzuye yamaye ibimuzuye ndabwira abanzi ku mateka yayandi ya kera nahuye na Yesu aramfata yigaruriye umutima wanjye wose nahuye na Yesu aramfata nahuye na Yesu aramfata wahuye na Yesu aramfata nahuye na Yesu aramfata. Yeah. wow Nice song, guys. hajya bitwa Shalom. Shalom Nyarugenge. Nyabinyarugenga muririmba neza abashalomo muririmba neza wafashije bazazi kuri gospel room time turirimbane Yego. Bazazi. ya turirimbane bas kabisa na turirimbe Turirimbe. andiri mbere kuko fasha akarimba kari kumfasha kavuga ngo nishimiye kuzakubona Yesu ubwo uzaba ugarutse kujyana ubwo uzaba ugeze ku bicu nanjye mite musanganira nishimiye kuzakubona Yesu ubwo uzaba ugarutse kujyana ubwo uzaba ugeze ku bicu nanjye mite ngusanganira nishimiye kuzakubona Yesu ubwo uzaba ugarutse kujyana ubwo uzaba ugeze ku bicu nanjye mite ngusanganira nishimiye kuzakubona Yesu
ugeze ku bicu nanjye mpite ngusanganira. hariho igihe kizagera, hariho igihe kizagera umwami Yesu agarutse kutujyana iwe mu ijuru. ati nimuze bana banjye maze aduhanagure amarira twaririye muri isi mbi. hariho igihe kizagera umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mu ijuru. ati nimuze bana banjye maze aduhanagure amarira twaririye muri isi mbi. hariho igihe kizagera umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mu ijuru. ati nimuze bana banjye maze aduhanagure amarira twaririye muri isi mbi. hariho igihe kizagera umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mu ijuru. ati nimuze bana banjye maze aduhanagure amarira twaririye muri isi mbi. nishimiye kuzakubona Yesu ubwo uzaba ugarutse kunjyana, ubwo uzaba ugeze ku bicu nanjye mpite ngusanganira. nishimiye kuzakubona Yesu ubwo uzaba ugarutse kunjyana, ubwo uzaba ugeze ku bicu nanjye mpite ngusanganira. tuzibagirwe imibabaro yose, tuzibera mu munezero. mbega ukuntu bizaba ari byiza, tuzibanira n'umucunguzi, tuzibera mu munezero. mbega ukuntu bizaba bimeze, tuzibagirwa imibabaro yose, tuzibera mu munezero. mbega ukuntu bizaba ari byiza, tuzibanira n'umucunguzi, tuzibera mu munezero. mbega ukuntu bizaba bimeze, tuzibagirwa imibabaro yose, tuzibera mu munezero. mbega ukuntu bizaba ari byiza, tuzibanira n'umucunguzi, tuzibera mu munezero. mbega ukuntu bizaba bimeze. nishimiye kuzakubona Yesu ubwo uzaba ugarutse kunjyana,
ngwino nakumbuye hano nta mugabane mfite ngwino ndakumbuye ngwino nakumbuye ngwino mukiza ngwino mukiza ngwino ndakumbuye ngwino nakumbuye hano nta mugabane mfite hano nta mugabane mfite ngwino ndakumbuye ngwino nakumbuye ibyo unyuramo biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana idahemuka jya uyizera ibyo unyuramo biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana idahemuka jya uyizera yasezeranye ko izabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije isezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera iyo Mana yasezeranye ko izabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije isezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe watekereza aho ugiye bikagukomeretsa umutima kubaho kumva ntacyo bikikumariye rwose ukiheba nshuti wasubiza amaso iyo uvuye ni kure kandi ni habi cyane watekereza aho ugiye bikagukomeretsa umutima nyamara wareba abandi uko babayeho rwose ukiheba nshuti ibyo unyuramo biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya ntibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana idahemuka jya uyizera Imana bamugisha abantu twabanye hano kuri Gospel Time twarabwiye ngo ni umugisha ukomeye kumenya Yesu no kumenya Gospel Time Time Imana igumugisha kandi turagukunda
yamise umukunda wabibuza abantu bose ngenda bakunda ashobora kunyica bose ndabakunda ariko turamukunda arabizi ntabwo ari ibanga turagukunda vuga ngo ndagukunda turamukunda oya mu byubahiro byacu turamukunda ese mpamvu ntabwo nshaka kwitaranya n'abantu wabibwirwa n'iki muramukunda rata turamukunda nyine turamukunda ni ukuri wakoze twishimiye kukugira hano and turabizi ko it's not today only also next time you will be here danza abashimuta uzadushimuta okay so mwakoze rero imana bamugisha turabakunda